Iyi ni poromosiyo y'Imana, iyi ni gahunda y'Imana. Uwari warimye mu ntebe itariye bayiba umuka wumwe niko bibaye niko kutoka sikabone sikabone retala sikabone tayibone kota sidobela. Imana irambwenge kubaka etaje mu mujyi wa Kigali. Ndikota kita sika eneko daya belewa siribo eniko sika ibo eteko sika biwa ene shadone bo erido sita kito shaibo eriko sita umuhanda urahari wenda barahiye dore umuhanda urahari wenda barahiye umuhanda urahari wenda sawa ene kosha kita sika bo eri adosido niko siyabo Mesia usezera. Imana irambwiye ngo hari umuntu ugomba kwimuka ukicara. Bereze intebe hano wereke mwimure. Iyo umuntu yicaye mu byicaro bitari bye yimukira nyirabyo apfa kuba yaje. Yes niko bigenda. Iyo nyiri ibyicaro yaje wicaye mu mwanya utari we tero wasika bone icara hano papa muzanire indi ntebe. Ubu birarangira bagutereke ku ruhimbi rw'Imana neza. Aha ahera hahera icara hano wereke gumaho banzi ugiye kumwimura uwari wicaye hagiye kumwirukana wowe wari hano mu kibaya. Iyi ni poromosiyo y'Imana, iyi ni gahunda y'Imana. Uwari warimye mu ntebe itariye bayiba Abafaransa baravuze ngo fini termine umuka wumwe niko bibaye niko kutoka sikabone sikabone retala sikabone deriwa sido niko sikabine ene koshaibone kota siyabo. Imana irambwiye ngo iki ni igihe cyo kuzaho. Uyu mwaka ni wowe ugiye kwakira amafaranga utigeze wakira. Kandi umurimo w'Imana wakoze wipanze nawe yipanze kuri wowe tayibone kota sidobela. Imana irambwenge kubaka etaje mu mujyi wa Kigali. Imana imbwiye ku mugore we, Imana irambwiye ngo umugore we bari bagambiriye kumuroga ngo apfe asigara umupfakazi. Imana irambwiye ngo akanwa k'umurozi karafunzwe. Haleluya. Reka nongere mvugira ijambo. Imana imugabije ikigo. Umugore we hari ikigo Imana imugabije agiye kugiraho ububasha, agiye kugiraho ubushobozi, agiye kugiraho ubutwari. Mugiye guhuza amaboko, mugiye kuba abantu badasanzwe. Dore imodoka nziza ya Range Rover nziza Sport, Range Rover nziza Sport. Dore ugiye guparika iwanyu. Eneko sika eneko sidebo eneko sitabo eneko sitadibo ena shakita liwa sidebo ribo sika taibo. Imana irambwiye ngo nkubwire uhereye none ugiye kureba iki igiye kubakorera. Igiye guteza ubwoba bari baraguteye ubwoba, igiye kubateza ubwoba buruta ubwo baguteje. Tereko sitabo. Imana irambwiye ngo bagusunitse uzamuka kugira ngo bakumanure baguhanure. Dore icyo Imana igukoreye, wowe uzamutse ubadepansa, kandi uburyo bwo kubadepansa babasubiye mu kabande batazongera kwivana. Todo se kabone pikasiya
Dola sido niko shahidi. Tereko sikabo. Imana igwaye umuzungu w'inshuti. Apana umunyarwanda, apana umwirabura. Umuzungu. Uwo muzungu azaba irembo ry'amahanga imbere yawe. Muzagendana imigabane, muzagendana ibihugu. Azajya avuga niyo nshuti nakuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Imana connexion. Iyo ni connexion divine. Uko nuguzwa kwawe n'umuzungu n'Imana ibahuje. Imana irambwira ngo ugiye kuzagenda uburayi. Imana irambwira ngo uri umuntu udasanzwe kandi uri umuterankunga ku bakozi b'Imana ku rwego ruhambaye. Kuko umushinga urakuze. Raboseta eneko sitayo. Eriko sitariwa. Eriko tisado. Alo. Ariko murarira. Abantu bahari murari cyangwa mwakazi. Icyicaro uhawe ntawe uzakigukuramo. Imana igiye kuguha ijambo hejuru y'abakugizeho ijambo. Ugiye kunyere baravuga urasa neza, ntabwo urasa neza. Nukuri kw'Imana ntabwo arasa neza, kuko asohotse mu butayu yinjiye i Kanani. Imbere y'abakurwanya Imana irakuzamuye. Uhawe imodoka nziza mu buzima. Abazayireba bazavuga ngo iyi ni Imana itanga impano. Umwuka w'Imana aramwira ngo ashyize ingendo eshatu imbere yawe. Vuba hari urugendo rugiye kubaho. Urwo rugendo uzarubyazamo amadolari adasanzwe. Urwa kabiri umwaka utaha ruzaba. Imana irambwira ngo izo ngendo izifukuyemo umugisha mwinshi. Ngirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo hari akagambane kagombaga kugufungisha. Imana irambwira ngo yakinze urugi wari rwakinguye. Irambwira ngo kuko yibereye inkoramutima ukaba uwo kubahwa no kwizerwa, nicyo kizatuma itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Etaya sikabo retorewa sika eneko shaibo doriko sitakisha. Imana irambwira ngo ngubwire denewa siyabo lewala sikatikasa eneko shaibonewa etala sido niko shaibo. Umwuka warambwira ngo ngubwire dore hari abantu batatu bari barahagaze. Umwe ahagarara undi ahagarara baravuga ngo ntazadutambuka tayabonewa. Imana irambwira ngo irabatatanije. Deniko shaibo deniwa edewa deniko sikabo eriko sikadiwa ena shaibonewa latola sido niko shikabo. Were none Imana irakubakiye bitajegajega. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiye. Imana yambwiye uhereye none ugiye kubona ibyo Imana igiye gukorera bakwitambitse. Reka nkubwire uri mu mugisha warwanijwe. Haleluya. Uri mu mugisha basamiye. Imana ibaziba akanwa. Kandi koko nongere bisubiremo akanwa k'intare igikaziba. Pawulo yigeze kubara ngo narwanye n'inyamaswa muri Efeso. Imana iziba akanwa. Uko niko arabiye kuziba akanwa. Eta kota sikamo. Tugiye kwegera meza y'Imana Mesiya w'isezerano. Eriko sitaribosa. Umva nkubwiye umvinduru y'urugendo abana b'Isiraheli mu burere n'Imana yatangije akaba inayirangiza. Hari imitima yirangiye bari mu kirere
bo gumuhagaze ubu kandi kabaye. Umva amakuru. Imana yambwiye ngo ikugabije MTN. Noneho si umwanya ni iki irakikugabi. Umwuka w'Imana arambwira ngo hedikota yose igiye kumenya uri. Reka nkubwire, nagiye kubona mbona urimo urakururwa ahantu nabonaga ari nko mu mwobo ukurwa usosorwayo. Imana irambwira ngo uyasa n'uwatabwa ahantu, izina rye riratabwa, ariko uko muvanayo niko ngiye kumwamamaza. Mbona udukarita twa MTN tugira guca bavuga ngo niwe dore icyo bisobanura bishatse kuvuga. Imana irambwiye ngo iguhaye umwanya wo hejuru twongere hejuru. Ugiye kuba mu bantu bafata ibyemezo hejuru. Inama zizajya ziterana ubizi, gahunda zizajya zikorwa ugize ute ubizi. Dore ni hehe hejuru. Umwuka w'Imana arambwira ngo dore inyubako nziza ugiye kwimukiramo. Dore inyubako ugiye kwimukira mu nyubako nziza cyane, nziza bati nziza. Ntayiri hano reba Imana ahantu tuvuge ngo ahantu, kandi urahitamo wenyine. Ntiwisuzugure. Imyaka 2 harimo uyu n'utaha, izina ryawe uzaza urisobanure hano. Ikimenyetso uzaba ufite imodoka y'akazi, ufite n'indi yawe. Iyo modoka y'akazi azaba ari imodoka y'umuyobozi, izaba yitwa imodoka y'umuyobozi. Ufite n'indi itabonana yawe. Yes, niko bizagira. Imana irambwira ngo kubw'umurimo wayo maze iminsi ukora n'amasengesho maze iminsi isenga n'imbaraga wakoresheje zo kugira ngo uvuge ngo ndabira ibitambo, ukunda kuvuga ngo nanjye ndatanga igitambo. Imana itanga ibitambo ku bwawe kugira ngo ikwiye tera sopakiwa kosa biboshaye. Imana irambwira ngo nkubwire niyo igiye kukuzamura bose bareba. Hari abazararama amajosi agumeyo bayagumisheyo, kuko Imana igutambukije inzego zirenze 3. Sikabone. Imana irambwira ngo umwuka w'ubukene ukuye mu biganza byawe. Igihe wakoreye ufata ubusa, kandi deleko sibebo. Imana irambwira ngo umwuka ukumanura urapfuye, umwuka wagera kumusubiza hasi urapfuye. Uwiteka akoze igitangaza mu izina ryanjye, Inama mu ijuru yateranye ari wowe yiga. Yego. Yanzuye ko ugomba kuba uwo yavuze. Ntabwo uri umuntu uciriritse. Hafi. Abantu babonaga Dawidi akinagira inyuma y'intama n'inka bakagira ngo ni mugenzi wabo. Munsi yagarutse yicaye ibwami baravuze ngo ni Dawidi cyangwa si we. Burya akinagiraga inyuma y'intama afite isezerano. Isezerano rigiye kugutumbagiza muri iyi minsi. Isezerano rigiye kukugeza heza. Kandi uru rusengero ruzindana ariho uzakubaka, kuko amafaranga igiye kuyabona. Ntukavunike, Imana ishimwe kutajya unayavuga. Nge ndacyayavuga, nabo nibabingiza nzayareka kuyavuga. Imana igiye kubakoresha
igiye kubaha amafaranga, muzateze umurimo w'Imana imbere, Imana nayo izabateza imbere. Imana yambwiye ngo mbabwire iminsi yo guhangana n'amabuye musitaraho akuwe mu nzira. Ayo mabuye mwasitaraga akuwe mu nzira, akuwe mu nzira. Reka mbabwire mu bitangaza Imana igikora kandi muzajye mubihamya. Uyu mubyeyi agiye gukira diyabete burundu 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 burundu. Ugiye kuzava ku dunini n'udushinge n'utuntuza n'udupindigazana twawe. Ugiye kuba agakobwa k'akajene, agakobwa iki kibiri yambaye sike ntabwo uyu mubiri ari uwe. Imana igiye kumugarurira umubiri we, ubuzima bwe, amagara ye mazima, kuko iki yambaye sike Imana imuhaye kuba agasumuro agagororotse gasa neza, kameze neza, afite amagara mazima. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwira mu mwanya mwiza. Tekota simboza. Hari umuntu mwabwiye ngo ni engineer, haguruka engineer. Hari ikintu umwuka w'Imana yabwiye kukubwira. Nimuhagarare mbabwire, muhagarare. Iyo cyamfungukiye gajewe bizanye n'ibijya bihagarara. Eriko sita bene kota sidone shayo. Imana yambwiye mugiye gukorera mu birwa. Uyu mureba agiye kugenda mu birwa. Ibirwa abanana mu Rwanda. Mureba kariyana. Igihe kimwe azajya abwira ngo ndi mu kirwa cy'Ibunyanaka. Ikindi cyabwira ngo ndi ku kirwa cy'Ibunyanaka. Ikindi cyabwira ngo ndi ku kirwa. Nagiye mbona azenguruka ku misozi y'ibirwa. Apana hano mu Rwanda. Dore abantu bagiye kumwikundira, bagiye kumuha akazi ni abazungu. Abanyarwanda bo baguteshereje umutwe ntibakuveho, bazagukenera. Nongere mbihanure, bazakwifuza. Ko agiye kugira konti 3 zitari z'amanyarwanda: amayero, amapawundi, amadolari. Indege zimutwara zigiye kujya zisimbura. Iyamujyanye, iyamugaruye, iyamutwaye, iyamugaruye. Imana irambwira ngo uyu ni umunyamugisha, ni umunyamasezerano. Imana izabana nawe mu buryo budasanzwe. Ngirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo hari abantu murimo muvugana bari hanze. Hari umurongo uri hanze Imana yafunguriye kuri wowe, kandi uwo murongo yagufunguriye ugiye kuzakorerwamo umugisha wawe. Wongere wakire n'umugisha wawe, kuko iyo channels yarafungutse. Reka mvuge icya gatatu. Imana ni Imana izaguha iherezo ryiza. Ubundi abantu bazi ko abanyamafaranga bazarimbuka, wowe uzabona ubugingo buhoraho. Uzabana n'Imana. Nabonye isoza rye, nagiye kubona mbona ameze imvi. Imana inyereka nyuma y'imvi yambikwa ikamba ritangirika ry'ubugingo buhoraho. Imana irambwira ngo iryo ni isezerano Imana izarinda ku buzima bwawe. Reka mbabwire uwo ari we, abatamuzi mu bumenyi. Ni umugabo witonda, utagira umutima mubi, ntazi gutukana, ntazi guhangana, yaguhanira akakureka. Ntazi amatiku bazashakire kuri be kubanga. Uyu n'uzindi bivuga ni ubwa mbere mubonye. Imana yambwiye ngo uyu naramuteguye. Imana yambwiye ngo mubwire uzaba umukozi wayo urinde usaza, kandi uburyo ubikunda Imana izabigukundisha urinde ubisaza. Yagukurikira abayumva ari fiye. Abagenda yakurikiye aba yakurikiye. Umva ubwire uzagenda ushake nk'ibihumbi, ushaka uzashaka miliyoni, ugende ushobora kwigura kumwambika gusa. Mubwire ati ngiye mfite miliyoni yo kugura, umwambike kuva hasi kugera hejuru. Ubuzima bwawe buzaba buhindutse, ubuzima bw'ibitangaza. Ibintu by'agaciro uzabikore, uzareba nyuma yaho uzambwira. Wowe uzambwira icyaba. Reka mubwire inyenyeri yawe niyo kuzagura indege.
uyu ni murebe inyenyeri yawe uzaba umutunzi ku rwego uzagura iki imbere ni umukire mbese yamuseze hahirwa umugore wawe uwo muzabana akaramata arahirwa kuko ni umugabo utanga ni umuntu utanga iki amahoro kandi barakwitendetseho baragushakisha uzabibabwire ko utari idodo zo mu muhanda ntabwo uri inyama Imana iri kugutegurira umuntu naho abifuza abo ni benshi ariko icyifuzo kizahazwa n'umuntu umwe kadukomere Yesu amashyi menshi aratera n'ibigero byiza nabwiwe ikintu papa Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igukenyurushe ibintu bari baragukenyeje bitari byawe hari igihe umuntu akenyezwa ibitari ibye hari igihe umuntu yambikwa ibitari ibye Imana yambwiye ngo igiye kugukenyuruza ibyo bakwambitse bitari ibyawe ikwambika umwambaro wawe ishatse kuvuga iki Imana irambwira ngo nkubwire hari uburyo bwo guhindurirwa imikorere niko bigenze hari igihe ukenyerera utaraho gukenyerera ukicara ataraho kwicara birahindura niko bigenze ni iminsi mikeya niba ari umugabo uzabyibuha uri murebe azamera inda murebe ifaranga rizajya risa n'igayise n'amaguru n'umugongo ugiye guhembwa amafaranga ari hafi ya miliyoni 5 z'amanyarwanda Imana yambwiye ngo nta mezi asigaye wowe utari wandikirwa ibintu bikubwira ngo hari aho twagutekerejeho hari gutekerezwaho twasanze uyu muntu akenewe abana kujya gusaba ngo murangeneye oya twatekereje kuri uyu muntu dushingiye kuko tuzi ubuhamya bwe tuzi amakuru ye tuzi imikorere ye dusanga akwiriye kuba twemereye yakicazwa aha bagusabe kuba wahajya uzemere kuko Imana izabiguhaye ubugati ubugati ariko hari abantu bakunda amakuru di hari abantu bakunda amakuru Imana yambwiye ngo nkubwire ngo watekerejwe isanga ukwiriye guhindurirwa imikore naje nanjye gushima Imana maze twenyere erega niyo nduye narahita iyo ngeze hano ndaryama teriko sikabona bene kosa dine ba Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hari urugendo rwawe rwihuse ugiye gukora y'icyaha urabifite amakuru yawe yaryamye reka dukomere Yesu amashyi menshi mureke twegera ameza nzahanura kuwa kane mureke amasaga yagiye ariko hari ikintu cyiza hari ijambo ryiza Imana yampaye Imana yambwiye ngo irashaka kumenagura imbaraga zari zaragukingirije hari imbaraga zidukingiriza ngo tudahita ariko Imana igiye kumenagura izo mbaraga kugira ngo ubashe gutambuka mu izina rya Yesu mwibutse ko turi gutura mugaruke mu maturo twasoje Imana ibahumurisha mwe mwicayeho gato ndaje dusenga hariho umuryango wasabye gushima Imana Jine na madamu muze mutambutse ishimwe mbone kuza gusengaga haleluya ntabwo mumva haleluya ntabwo mumva haleluya eniko sika mwana reto la sika lema sika Imana ni nziza babwire papa Imana yambwiye ngo nkubwire imbere yawe Imana yakurinze kuva mu rwobo rw'abantu bari bagucukuriye mu buzima bwawe burangire vuba irarutwikira ubucahiro kugira abantu bagutega ibico kugira ngo batujugunye ahantu habi ariko Imana yambwiye ngo icyo gico bari baciye yaragitwikira Imana yabaye uri umugabo mwiza
bakura ikaba bajya kwa abagore beza kuraba ari abagore beza Imana yambwiye mu mutima mwiza igiye kuguhera kuramu ahantu abantu bose bazajya bavuga ngo mbere runaka bagufasha mbere runaka bagufasha uzahabwa inka ugira ifamu uhabwa bakuzaniye inka kuko abantu uzafasha n'umutima ugira wo gufasha Imana igiye kuzasoza iguhaye ifamu y'abaguhiga bayitanga mujyane mu kiraro bayitanga mujyane mu bwabo Imana ugiye kuzamukire mu mujyi wa Kigali abantu bose bazumira